N'uyu mumama turi mu nzu twumvise umwana atatse. Twumvise umwana atatse twasohotse twirukanka. Tugiye dusanga ari mu kiroro cy'uwo muriro. Tumusanze ari mu kiroro cyo muriro twahise tumukuramo. Turebe ukuntu ameze uramubona ni muzima buriya. Kubera ko tubaza iminsi nirukanka nubwo nanjye ndwaye tumuvuza. Evariste avuga ko ngo ntacyo cyasanzwe apfa n'uyu muryango w'Amahoro Chantal, ahubwo ngo akibaza impamvu bamutwikiye umwana bene aka kageni bikamuyobera. Gusa ariko avuga ko ngo mu minsi yashize avuga ko ngo yaje gucumbika muri aka gace we n'umugore we, ndetse ngo bakajya bahingira n'abaturage batuye muri aka gace, ariko akavuga ko ngo bamukorera urugomo rudakwiye kubona mutwikira umwana bene aka kageni. Urwego rw'igihugu umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuhashaka, ariko mu gihe umuntu acumbikiye yinsora n'anarwaye gutya ngo nabona ntasohotsemo none naranakira ngo bahite bantwikira umwana bene kari akageni. Mumumbarize bya bintu cyo babitwikiye muri ranzo nta muntu wibamo, batoraguye n'ibituruso baba mu ishyamba. None bamugize ngo ngiye kubabaza bati nawe turagukubita wanjyegira we wazererezi we umaze cyangwa ubundi ukora iki hano n'uburebe karamaje ngo nkora iki hano mu mudugudu kandi abone ukomeze ndi kwa muganga n'ibyakozwe nibo babigezemo uruhare. Icyo nsaba n'uko ubuyobozi bwaturengana banyana hari ku murenge ku kagari n'umugore wanjye. Aba babyeyi b'uyu mwana barifuza yuko ngo bahabwa ubutabera, aba batwikiye umwana bakabakurikiranwa n'inzego zitandukanye ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mu gahinda kenshi baratabaza inzego zitandukanye ndetse bakanishinganisha bitewe n'uko ngo bavuganye n'itangazamakuru. Ubutabera njyewe nkeneye Perezida wa Repubulika ngo bari uturenganira kuko ibyanjye bibaze kuba birebire. Kubona n'umukuru w'umudugudu avuga ngo none mwuzamana wese azanyica, ese baranyica nzira iki? Sindi umujura siniba, ahubwo nibakurikira ikibazo cyanjye ngiye bandenganira ngo turishinganisha rwose, turishinganisha tureke tube turimo tubanze dukire, nidukira tuzavamo tujya ahandi, ntabwo inzu tuzayijyana. Umuyobozi w'uyu mudugudu wa Mwari nawe ngo akomeje kugenda asiragiza uyu muturage amwirukana muri uyu mudugudu ngo nawuvemo kuko ngo uyu mugabo ngo asanzwe ngo ari umusinzi. Umukuru w'umudugudu yaransetse cyane ngo nta kirego cyanjye azakira, oshangwa n'uwama bagukubita ngo bakakwica ngo mukaya ngo naje nsinyishe ngo gusinyisha impapuro ngo nimara kuzigusinyisha ngo mbwire ngo nuri ugucumbikiye ngo nawe yakwirukanye ngo mvuge ko utakiri mu mudugudu wanjye ngo uzakubona wese ngo azakwice ngo ntawe uzarega. Uyu mubyeyi witwa Mahoro Chantal agana BTN TV twamubaje koko nimba ibyo utungaho agatoki byaba ari ukuri. Mu izina ry'Imana ihoraho aza kubihakana avuga ko ngo atigeze agira uruhare mu gutwika uyu mwana we n'abana be. Gusa ariko avuga ko nihakorwa iperereza hazamenyekana abatwitse uyu mwana. Umugabo ntanzeho Imana h'umugabo, dore n'umugabo wanjye ntari hano, mwana muhamagara nge narabibabajije banga kunkingurira, ntanzeho Imana h'umugabo, ndahize izina ry'Imana yo mu ijuru. Uyu mwana nta ruhare dufite mu kumutwika, abana banjye nta ruhare bafite mu kumutwika, ntago twigeze tumutwika, ariko urabona ubu natwika umwana wanjye yatwika abana bikangarukira. Hashize nk'amezi abiri. Ugira ute? Iyi nzu ifite nyirayo ntawe uhari, yarayinsigiye, arambwira ati uzanshyiriremo abantu. Noneho uyu mubyeyi azambwira ati umugabo yarananiye mbabarira uncumbikire, uyu mugabo ntazagaruka. Nyirayo yarambwiye nta mubyizi bamuha. Nanabibabwiye rimwe, sinabibabwiye rimwe mama Kire. Ubu ntago kiri kubasohora se? Ako se wabona umwana maze kuruka bivuga ngo ni musohoke. Bagiye ku muhanda, bagiye kunywa ku mugoroba, barara mu kabari bamera kuri aba bakubitira muri Jokoma. Nge sinari impari nimba abana narabetwitse uyu mwana nkabigiramo uruhare, Imana yo mu ijuru izandimbure n'ubuyobozi buzampane nk'uko bubyumva, buzaperereze rwose icyaha n'ikimpama bazampane. Ariko sireba umwana bamusiga turi abantu babo mwana ntabwo twamugirira nabi koko. Aba ngaba babona uko ari